icyo abantu bagomba kumenya nuko M23 ngira ngo ubungu biracyari muri Rwindi muri Rwindi ariko irasa yerekezaho bita za Kanyabayonga ngira ngo ejo hirwa za sharing Kanyabayonga nagira mbibutse yuko nagace kahungiyemo Fdlr zivuye muri Rwindi n'izindi zari zivuyeho bita Kirima n'izari zivuye Nyanzare kuko bira byari ibice bya Fdlr ya control almost kuva mu myaka 30 ishize aho rero Kanyabayonga niho uyu munsi navango bagize nka escape niho bahungiye harimo nuriya majoro ni Hakizimana poet wari umuwungirije wa Fdlr arumva ngira ngo sofa cyari kimaze imisi kivugwa n'urupfu rw'umuyobozi wa Fdlr uriya Victor Byiringiro Fdlr nabonye bibihakana ariko ibitangazamakuru byamaze gukonfirma urupfu rwe M23 ngo arahari yarashwe mu nda ariko nta foto berekana buri ushaka kugira ngo umuntu urango nta foto nta cyabaye buriya nabavuze ko bamurashe kuba nta foto batweretse nabyo nabyo ntacyo bafite umuntu agomba kugwa mu gihirahiro ariko makuru nyine yizewe nuko uriya mugabo Victor ashobora kuba yarapfuye yararashwe kuko amakuru hari yarasamwe n'abandi basirikare bane baba escort yarashwe yaravanye amabuye hari ya ubundi muri Rwindi ayazanye hari igoma aje kuyagurisha muri izi ngabo za Monusco icyo rero abantu bakumva hangaha Fdlr yamaze gusa naho bayitesha tumwe mu duce tw'agaciro yari maranye igihe navuga nk'aka gace ka Nyanzare ni agace gakungahaye ku mabuye cyane cyane ibuye rya niobium narababwiye ni ibuye rivamo ibi bifaru ubona moteri z'indege hakavamo ibintu ibibunda bya rutura by'imisada ni ibuye rero rikungahaye cyane navuga ngo M23 kujya gufata kariya gace yari ifite ishingiro kuko ni kamwe mu duce tugomba kwigirira akamaro cyane cyane mu rwego rwo kugira ngo ibashe no gutsinda urugamba kuko naje kubona yuko muri Kongo ntabwo hagikora imbaraga za gisirikare ahubwo hari gukora amafaranga urusha undi amafaranga ni uri gukora ni uri kurwana kuko nk'ubu urabona bazanye ba Blackwater naba uriya mugabo bita ni Eric Prince iriya ni deal yagiyemo almost kuva muri 2012 harimo abahari bamwe mu bayobozi barimo kugira ngo banegosie deal irangire ariko ubundi behind buriya nabyo turaza kukigeraho reka tubanze duhe update abantu uduce twafashwe navuga agace ka Nyanzare gakungahaye kuri ayo mabuye yani niyo bium ndetse nandi mabuye y'agaciro muzi ari kuri munsi ya buriya butaka bwa Kongo hafashwe agace ka Kirima byari birindiro bya Fdlr Kirima ni naho habaga uyu majoro poet Hakizimana akamuyobozi wungirije wa Fdlr uwo rero baramwirukanye ahita yimukira ahantu bita Rwindi hari ikibuga cy'indege cyahoze ari escape ya Sadec na Fdlr na kuko bahafite ibigo bibiri hari ikigo cya Sadec n'icya Fdlr ni cya Fardc ko icya Fdlr kiri hano muri Kirima kari agasantere kari hariya so rero igihari nuko ubona ko M23 mu byigenda ikora uduce igenda ifatana uduce turi strategique mu bijyanye n'urugamba urumva nk'iyi Rwindi yari irimo ikibuga cy'indege iki kibuga cy'indege niho inkomere zose zakomerekeraga hari muri za Sake hano muri za Nyiragongo mu kibaya cyose hafi n'umupaka w'u Rwanda abakomerekaga bajya kuvurirwa hehe Rwindi na ziriya ndege za Monusco wumva zagiye gutwara inkomere za Fdlr ndetse n'imirambo naho ngaho bari bagiye iyo rero navuga ngo cyari nk'ikigo cya rescue ubuhungiro bwari ubuhungiro rero M23 yamaze kubufata none ibufatiramo n'intwaro nyinshi kandi zikomeye cyane mwumva niko yirukanyemo agira ngo naho n'uyu
uyobozi wa Fdlr Victor yaravuye ajyanye amabuye nabwo bamuriye ambush nayo itaravuzweho rumwe urumva ikitwa amabuye y'agaciro bura ateranya abantu benshi kuko yari umwe mu bantu bafite amabuye bafite ibirombe bikomeye cyane yarafitanye deal rero na Monusco ikabaha ikintu kitwa intwaro bo bakabaha amabuye y'agaciro nibyo rero byarajyanye ibyo birindiro rero byari navuga ngo bwari ubuhungiro bw'ingabo Fardc harimo Fdlr harimo niki ntabwo ari ibyo bice rero nk'ubu dore na Kivu ya ruguru urumva nabo imiryango itari ya leta ikomeza kugaragaza ndetse nibaza impamvu ibi bice birimo kugenda bifatwa nta nkomyi ukabona ko ingabo za leta zigenda zisubira inyuma aho M23 igeze ikabona ingabo za leta ziri gusubira inyuma nta urasa isasu urumva nk'ubu barakubwira yuko teritwari ya Rucuru M23 igenzura ku kigero cya 90%. Urumva noneho ikabiri gusatira teritwari ya Rubero mu majyaruguru ndetse na Warikare urumva yo mu burengerazuba urumva ayo materitwari irimo kugenda yigarurira noneho ku rwego nta n'inkomyi ihari ibi rero hari icyo bisobanuye kubera ko muri biriya bice niho hakunze kuvugwa ikintu cyitwa Fdlr umuntu akanibaza atari ko subundi wenda nk'ikintu wenda umuntu yavuga hano reka wenda nifashishe nk'agapapuro mfite hano oya reka wenda sina ngombwa ibi ngibi ni ibintu umuntu wese yanumva biragoye kwiyumvisha buryo ki izi ngabo za leta Fardc abacanshuro b'Abarusiya Black Water nayo yamaze kugeramo mu buryo bwa bucece erega buriya ntabwo ari bo bonyene buriya hari n'undi mutwe ari bitwa Protect Congo iyo nishinzwe gusana indege z'intambara ibisasu ariko bikavuga yuko yagize uruhare rukomeye mu gukora iki mu gutanga ikintu cyitwa intwaro urumva ari nayo binavugwa yuko ni umutwe wa premier ministre wa Congo yego binavugwa yuko ari nayo ijya muri deal zo kuzana abacanshuro ubundi igihugu kuzana abacanshuro yabisa naho kiba kiri kwangiza amafaranga ariko binyuze muri projet urumva noneho iyo security company isanzwe ari y'igihugu cya Congo aho ngaho it's okay urumva rero harimo imitwe myinshi noneho tekereza umutwe umwe wa M23 cyakora nabonye bariyunzweho na Corneille Nanga numvise ko no bafite n'abazungu babiri abacanshuro babiri babanye kuva mu myaka nk'ibi ngahishize urumva ni ibintu bitumvikana buryo ki ingabo za leta zigenda zisubira inyuma ariko hanga harimo ibintu bigiye bitandukanye wibuke ko Sadec buriya mu mirwanire yayo yanze gushyira butu hasi iravuga twe tuzarwana mu buryo bwo mu kirere mu buryo bw'intambara zo mu kirere dukoresha indege dukoresha drone dukoresha ibifaru dukoresha drone tubashakira amakuru ariko twe ntabwo tuzakubita butu hasi bya bindi bita infantry attack ntabwo babishaka Sadec uko kutabishaka rero bashora wazarendo bagapfa bagashora ingabo z'abarundi bagapfa bagashora Frdc bagapfa kubera iki military tactics zabo ziri hasi kubera ko niba umusirikare wa Congo agera ku rugamba yambaye ikote ya gisirikare ariko imbere yambariyemo undi mwenda wa gisivile yabo kumva urusasu rukaze agakuramo ikote rya gisirikare akiruka urumva cyakajya kwihisha mu baturage abandi bibera mu mayoga bararwana bagafata karuko bakigira mu kabari bagasubira ku rugamba basinze ibyo rero ubwabyo ntago byatuma batsinda urugamba kubera iki abenshi nta nubwo bazi intego barwanira cyane cyane nk'abarundi n'umushahara babemerewe $5,000 birenga by'idolari ntawo babona ibyo rero kuba badafite intego barwanira batari motivated ubwabyo bishobora gutuma bagira n'imbaraga nkeya nk'ubu Sadec wumvise ko ejo bundi yari yatangiye kwigira mu za Bukavu yatangiye guhunga ejo bundi babakubitamo ibiceri babongera udufaranga bati nama injection nyine barabaha ngo bongere barwane ariko still bo baravuze bati ntago tubimenyereye twebwe izi ntambara z'ishyamba bo bamenyereye guca mu mihanda iharuye barwana ariko hari n'ugusesera mu bihuru
gusesera mu bihuru n'ibikoresho bazanye ntabwo bifitinga n'urugamba ruri hariya, kandi inyeshyamba yo hariya ibyo bihurira bizi yabiragiyemo, yabicukuye, yabiciyemo inkeri, yabiciyemo amapera, yabiciyemo inkoni, none iri kubirwaniramo ifite imbunda. Iyo nyeshyamba yashobora kurwana n'abaturage baje kunyaga inka ikoresheje inkoni, ibaze noneho ifite imbunda. Uyu munsi naho ngaho bari kugenda batsindira ibyo bitero biruka. Ariko none tukibaza ngo kubera iki noneho bari kwibasira ibice byari ibirindiro bya Fdlr. Ndagira ngo wumve ko Fdlr ni mastermind w'ingengabitekerezo ya jenoside y'urwango ruri hagati ya leta ya Kongo n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko mu bwoko bw'abatutsi. Kubera ko Fdlr iva mu Rwanda yari ifite ikintu cyitwa ingengabitekerezo yo abenshi muri bo bari bashinjwa n'ibyaha bya jenoside, nubwo harimo n'abavutse nyuma yayo, ariko n'ubundi bonse iyo ngengabitekerezo. Ntwari rero ngo igihari kandi gikomeye, nabona ko M23 inashyize imbaraga mu kubanza guhashya Fdlr. Urabona ko irimo kuviza abayobozi bayo, ikanijya no kuviza ibirindiro byabo. Nuvuga ngo bari kubanza guhashya abantu babiba ingengabitekerezo mu banyekongo, bumvikanisha yuko umuntu w'umututsi uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, bumvikanisha ko ari umwanzi w'igihugu cya Kongo, atari umunyekongo. Ibyo rero ubwabyo urumva ni impamvu ikomeye ishobora gutuma M23 ishobora kurwana umuhenerezo mpaka igahashya Fdlr. Ikindi buriya abantu bashobora no kumva, buriya nk'ahari Nyanzare, urumva ni wowe wa Makenga, urumva ni wowe wa Sultani Makenga. Nyanzare habaye ikintu cyitwa jenoside, abatutsi baho barishwe bavuga ikinyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda, barimo nyine na bene wabo bande ba Makenga. Urumva rero nk'umwe muri mastermind y'urugamba agomba no kubanza no kubohora iwabo, kuko urumva imyaka yarishize hari ba anti be bahaguye, hari babyara be, hari iki havaga igisekuru kinini cyo kwa Makenga. Urumva rero nk'umwe mu bantu bagiye ku ruhembe rw'imbere mu guharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, yagomba kugaragaramo. Ariko ikindi wibuke ko kariya gace gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, niho ibirombe bya Fdlr byabaga, niho ibirombe imirima yabo, niho amashyamba. Kariya gace ni amashyamba, ariko buriya Nyanzare harimo umujyi mwiza cyane. Urumva aho ngaho rero ubwaho hari igisobanuro gikomeye, hari ukuhabohora, noneho no guca imbaraga Fdlr, kuko niho yakuraga exchange, gucukuza amabuye, yarangiza gucukuza amabuye ikayagurisha, ikabona intwaro zo kurwanya M23. Kuko Fdlr buri ikintu cya mbere uretse no kuba ifite gahunda mbi ku Rwanda, ariko ifite na gahunda yo gutera yo kurwanya M23. Wabonye ko yagiye ku ruhembe rw'imbere igafatanya n'abarundi guhangana na M23. Urumva rero M23 kubiri gusenya biriya birindiro. Wibuke ko bura Fdlr ni mu bantu bakomeye ku rugamba, bo urumva navuga ngo ni n'abapagase barwana batizigamye. Mu gihe Sadec yanga kujya muri iryo shyamba mu mahwa n'iki, Fdlr bo baragenda nyine bakarwana batizigamye, nka ufite barwana buhumye, barwana buhumye nk'impunzi nyine, nk'abantu bari aho buhumye. Urumva rero nabo bari mu bantu banavuga ngo bari threat, cyangwa se bateje ikibazo kuri M23. Kwataka rero biriya bice byabo bifite ishingiro, kubera ko urumva hari ukubatesha uwo mutungo. Nakubwiye iki kigo cya iyi centre yarimo uyu Hakizimana Poete ya Kirima, nakubwiye iyi ntuza iyi Nyanzare iri mu birombe by'amabuye y'agaciro, amashyamba babazagamo imbaho, imirima ya Fdlr ari naho ku ivuko rya Sultani. Nakubwiye Rwindi, ikibuga cy'indege cyavurirwagaho inkomere, noneho bwari ububiko bw'imbunda. Imbunda zose zajyaga badepozaga muri Goma zavaga Rwindi. Aho rero barabakubise byose barabisigarana. Urumva nakubwiye hari aho ntakubwiye, aho bita Gatsiro. Gatsiro yo ubwayo nayo strategy by the way M23 ifite plan.
kuko urabona ko yamaze gukora ikintu gisa nka cadre yaragose. Gatsiro yo ubwayo navuga ngo ni bay umwigimbakirwa nakanu kinjira mu Kivu kari gafite uburyo bukomeye bwo gufasha umuntu mu mujyi wa Goma kuba yahunga aciye mu nzira y'amazi. Ariko ubwo bamaze kugira gute kugafata nako. Ubu ni ukuvuga ngo ingabo ziri mu mujyi wa Goma za Fardc, Sadec n'abandi kuva muri Goma birasaba izindi mbaraga. Noneho bafata ikitwa Lake Edward. Lake Edward niyo ubwayo nicyo kiyaga cyari gifite ikintu cyitwa uburobyi, umusaruro w'uburobyi ku rwego rushimishije. Nabo almost nka 40% by'amafi yaribwaga muri kara gace yari amafi yo muri Edward. Urumva rero ibice byose 23 yagiye ifata bifite ubusobanuro mu buryo bw'intambara. Bifite ubusobanuro. Hari ukuzibira umwanzi, kumubuza ubuhungiro, kumutesha aho yabikaga intwaro, kumutesha aho yakuraga ubushobozi, financial means. Ibyo rero ubwabyo bifite igisobanuro mu buryo bw'intambara. Sadec, Fardc ndetse na Monusco uziko na support baheruka kwisinya ya Afrika yunze ubumwe kugira ngo Sadec igire imbaraga n'ibikoresho mu kurwanya M23 ko mu nkuru tubwiye ntaho bari kuvugwa. Bo jewe buriye nashatse Sadec urumva yo ni Monusco sorry hariya muri Rwindi bari bafite ibirindiro nabo ariko barabitaye Monusco. Numva ingabo zabo rero ubwazo ubu ngubu nta na murare zifite kuko manda yabo izarangira ku itariki 25 z'ukwezi kwa itariki 31 z'ukwezi kwa 12. Umusirikare wa Monusco wa nyuma nibwo azaba kwibirenge muri Kongo. Manda yabo deja yamaze gushyirwaho akadomo. Binavuga ko bagomba gusimburwa na Blackwater. Rero uyu munsi manda y'ahantu bakuraga amafaranga kuri uru rwego ku rwego utatekereza amabuye y'agaciro nibo bicukuriraga. Umugati bari bo barawukandagiraho bareba isosi iguyemo ishishi wagira yihe motifu yo kujya kurwana. Sadec mu nama iherutse guhuza abakuru b'ingabo z'ibihugu zibumbuye muri Sadec bari muri Kongo, ngira ngo wa Afrika y'Epfo yagaragaje yuko ngo ababajwe nuko ingabo zabo zirya rimwe ku munsi bari bamenyereye kurya inshuro 3 ku munsi. Ubu Burundi aravuga ati mwebwe naba namwe abacu barya rimwe mu minsi 2. Ati kino no giteye n'ubwoba tujya no kugaba ibitero tugasanga Frdc yagurishije amakuru muri 23. Urumva rero harimo ikibazo giteye ubwoba kandi gikomeye. Izo defo zose hakanikubitiraho noneho ikibazo cy'ibikoresho bike. Ibikoresho bike bimeze bite? Ngo izari imbunda bagombaga kwifashisha n'ibindi bikoresho bya gisirikare n'ibiribwa ubwabyo. Frdc ibigurisha kuri 23. Ari nayo abayobozi mu ngabo za Fardc bagera muri 15 bitabye inkiko. Urumva kubera ibyo bibazo byose. Uyu munsi abasirikare bakuru bose bakabagiye koherezwa Kinshasa. Abari barimo hariya muri rwa mirongo y'intambara hariya guhera ku mujenerali bose bagiye kuvanwa. Birashoboka cyangwa se n'igihe bitanakunda kuko nge naje kureba Tshisekedi mbona hari uburyo niba ari abajyanama be babi niba ari ubundi regabura ntabwo yakabaye aganira na president w'u Rwanda. Ubundi uriya mugabo yakabaye aganira na 23. Kirika buriyo ibiganiro byabo rero nibiza bikavuga yuko umutekano wa Kivu y'uburasirazuba bwa Kongo, umutekano w'uburasirazuba bwa Kongo uhungabanywa n'u Rwanda. Iyo niba ari yo case bakabera n'icyo kiganiro baganiraho, u Rwanda ruzaba rwidekaraye ko rufasha 23 cyangwa rufite akaboko mu kurwana muri ari amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo rero ntigerewe iyo nama bishobora kubaho. Tshisekedi wenda agisha inama President Kagame kuko
Kagame yanyuze mu bintu byinshi by'intambara nk'izi, amakimbirane nk'aya, ariko uko guhura kwabo hazamo umwe uzaba widekaraye cyangwa se bose bemera amakosa nk'uko bagiye bashinjanya. Umwe avuga ati ufasha Fdlr kurwanya igihugu, undi ati nawe ufasha M23 kurwanya igihugu cyanjye. Uko guhura rero n'ibiganiro nibaganira kuri ubwo bufatanye bavuga, tukabonamo imyanzuro iri positive, hazaba habayeho gusasa inzobe. Ariko ni haba wenda gukomeza guhakana nk'uko twagiye tubibona, bamwe baba bavuga bati ufashe umutwe uyu n'uyu undi akabitsemba, ngo n'ubundi bizarangira nk'uko n'ibindi byagiye birangira. Kuko sintekereza ko hari amasezerano ya Nairobi, aya Rwanda muri Angola, ntibabaga barimo se? None se byatangaga iki? Urumva n'ejo bundi ngira ngo muri ya Addis Ababa muri Ethiopia, nabwo Tshisekedi yahavuye atishimye avuga ati giye ibintu byabereye hano nta nubwo nanyuzwe nabyo. Hazayikubita mu mutwe avuga ati reka ahubwo ahugana na M23, kubera ko urebye n'amaraporo yose n'abantu n'abajyanama n'imiryango mpuzamahanga ikunze kugaragaza yuko we akwiye kwicarana na M23 bakarangiza ikibazo. Amakimbirane yahari agomba gukemurwa mu buryo bwa diplomasi, apana uburyo bw'imbunda. Ariko Tshisekedi bakavuga ati no, wumvise ko yaragiye avuga ati genza atera u Rwanda, nzeguza ubuyobozi bwabo, nzakora iki? Isugira ngo Perezida Kagame we yarabyibagiwe, arabyibuka. Urumva ntabwo Perezida Kagame yibagiwe support y'u Burundi ya Kongo ku Burundi, guha umwanya Fdlr zikambuka zikajya Burundi zikifatanya na n'imbonera kure bakajya gukambika hariya ku ntuza mu kibira, mu ishyamba ry'ikibira, bakahashyira ibitwaro. Ibyo twarabyumvise neza, ugira ngo niyo muturage wo hasi nkanjye njya kubyumva, inzego z'ubutasi ziba zifite ibingana iki. So hari byinshi rero buriya navuga ngo Tshisekedi yagiye ahemukiraho u Rwanda, kuganira ko ntekereza ko yanasaba imbabazi. Nawe yagiye agaragaza ko u Rwanda rutanga inkunga hariya muri Kongo, rugashyikira M23. Ndetse hari n'ibyegeranyo rwose by'imiryango mpuzamahanga byagiye bibigaragaza, byagiye hari n'abasirikare bagiye bagaragazwa bambaye imyenda y'u Rwanda. Urumva harimo nabo twagiye twumva bavuga ikinyarwanda, ariko bira muri politike bibaho cyane cyane mu bihe by'intambara nk'ibi. None se muri Kongo urumva waburamo umuntu uvuga ikinyarwanda se, kumwambika umwenda se ukamuha amafaranga utivuga ibi ngibi byakwanga? Ibyo rero ntabwo navuga yuko wenda ari aho ngaho. Buriya nk'abantu duheshwa byinshi, abayobozi baba bazi byinshi kuturusha, ni nabo batugenera ibyo tugomba kumenya. Buri bucukumbuzi akenshi tunakora bushingira ku byo tuba twagenewe. Hari amabanga menshi ahishwa cyane cyane mu nzego z'umutekano no ku rugamba nka ruriya. Rero iyi nama rero tuyitegemo iki? Reka iyi nama jewe ndeke kuyivugaho byinshi, ariko iyi nama je ntekereza ko izaba yo kwibukiranya bimwe mu binyoma ndetse n'ubuhemu bwagiye bubaho. Urumva nka Tshisekedi we nge nibyo nabonye, nagiye mbonera amaproof, ariko wasanga abanyekongo no bafite ibindi, kuko niba wenda birwa bavuga bati u Rwanda, ariko ntekereza ko ari na propaganda babashyizemo yo kwanga abanyarwanda ndetse no kwanga abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko ubundi Tshisekedi hariya agomba kuhava amaze kwemera yuko umuntu hari uvuga ikinyarwanda atari umunyarwanda, ni umunyekongo uvuga ikinyarwanda nyine. Urumva ubu se tujye no kwirukana abagande bavuga ikinyarwanda se, cyangwa babatwoherereze Tanzania se ntibahari? Urumva Burundi se buriya noneho abarundi bose babaduhe, kuko Kirundi n'ikinyarwanda byose bimeze almost the same. Rero Tshisekedi hariya muri iriya nama niyemere aganire n'umutwe wa M23, kuko M23 ni ipfundo rizingiye. Reka wenda nivugire ngo wenda u Rwanda ruyitera inkunga da, nkuko wenda we abihamya, ariko se ugereranyije n'uduce M23 imaze gufata, urabona M23 ikeneye ubufasha bw'u Rwanda. Noneho ko bamaze no kuzamura standard y'ibyo bakeneye, ko bakeneye gufata Kinshasa, bazafata noneho babacanshuro nabo, babakubite Nyanzare, babakubite Kirima, babakubite Birabirombe, Lake Edward, babakubite ibice bigiye bitandukanye, babaherwindi baze bicukurira amabuye, babaha imbunda, babaha abasirikare. Urebe ko leta ya Kongo batayeguza. Urumva
icyo perezida w'u Rwanda yakora hariya nko kumugira inama ndetse bakanasasa inzobe azanamubabarira kuko anamurenze muri politike. Perezida Kagame ntazabitinda azamubabarira kuko amurenzeho, yamugira inama pe. Ahubwo mu nama azamugira reka wenda se n'umutuma azamugira inama yo kuganira n'abari abanyekongo nubwo bavuga ikinyarwanda, ariko niyo bakivuga hari ibyo ntumva kiriya kinyarwanda cyaho kiranatandukanye. Rero iyo nama nge ntekereza yuko uretse ko nta n'ikintu kinini giye nakwitegamo, kubera yuko n'ubundi hari ibyagiye bibaho mbere hajya kuba amasezerano ya Nairobi, hari ibiganiro byabayeho i Rwanda, byabayeho ya Addis Ababa muri Angola, byabayeho ejo bundi n'ubundi byabayeho muri ya Addis Ababa muri Ethiopia, Rwanda muri Angola byabayeho n'ejo bundi. Reka noneho turebe iyi visa none izabyara iki. Ese ibyananiwe bikananira IAC Egabura na Sadec, ntugire ngo iba yarapfuye kuzamo gutyo mu buryo bwo kurwana gusa, haba hagomba no kubaho akantu ka diplomasi, bakabanza bakagirana ibiganiro. Ese koko urumva byakemuka bite? None ibyananiye mwisiza tubyitegereze mwisakara. Biragoye. Kireka Tshisekedi nyine nava kwizima akavuga ati abanyekongo reka nganire nabo. Izi mpunzi zirwa zigaragambya hano mu Rwanda si zabo se, si abanyekongo. Mbese ubwo byagenda bite? Harabaho gusasa inzobe, naho nihaba kuguma kugigira bya bindi bita kugigira ukumva wafunze umutsi, bizakomeza kugorana.